mbere yuko Kazungu afatwa yavuganye n'umuntu ahagana saa 4 n'igice z'ijoro kuri telefone, bavugana iminota igera muri 18. Iyi pasiporo ya Kazungu bayisanze mu nzu, urumva, bayisanze mu nzu, basanze mu ngendo yakoraga koze uburyo bwose bushoboka, ari yahura inshuro nyinshi yanga gupfa. Impamvu yatwaye amabere n'amaso nukubera ko ngo amaso ngo iyo bayijyanye kuyapima bahita babona umuntu mwarebanaga, umuntu warebye icyo gihe ariko kwica umuntu warebye bwa nyuma bahita bamubona. Haje kubaho baje gutaburura umurambo we kugira ngo bajye gupima barebe koko niba bafitanye isano. Yaramaze igihe kinini apfuye, cyagaragara nk'igisore cyiza kibyibushye gifite imbaraga, ngo cyamurongoraga amasaha 3 akiri ku murongoro. Ibyo ndavuga story ye yavugaga muri kasho. Ngakaba arafite umukoroneri ntavuze izina, ngo yari yarateye umukobwa w'inda. Umukobwa aza kujya muri German nuko ngo yamuteye inda abyara mu Rwanda, ariko aza kujya muri German atwara n'umwana, asigara nyine nta mugore agira uretse ko abandi yari yarateye amadabiraho. Noneho ngo kora yikundiraga inzoga, yaje kujya ku kabari ka wa mugabo, umukobwa aramukunda. Yisanje Kagame ku rubuga kuri Instagram, uwo muntu yisanje Kagame cyakora postinga amafoto yanje Kagame gusa, ashyiraho buri foto yanje Kagame, umubyeyi wanje Kagame, mbese agenda postinga amafoto yanje Kagame. Uwo muntu gufungwa cyangwa se kuberingwa atanga ayo mafaranga, bamucira 400 by'amashiringi, arayatanga baramurekura. Ariko mu Rwanda ntekereza ko atari uko nguko. Kazungu rero ni nuko nguko yagiye aca muri humye abantu, kuko Kazungu uyu munsi umuntu avuze ngo umufatanyacyaha wasanga izo nzego zirimo. Kazungu ntabwo bigaragara rero ko yagiye muri Pays Arabe. Abantu bari kubeshywa Kazungu ngo yarafite akazi, nabo yari ikinyamakuru nabonye niba ari Yego cyandika ngo Kazungu ngo yarafite ngishuri ngo yigisha ng'icyongereza ngo muri Uganda ngo biki n'ibiki. Ibyo bintu no kubeshya. Ngiye kuguha ukuri kw'ibintu bya Kazungu byose. Impamvu ingaruye kuri iyi kamera no kubera hari ibintu ndi kubona abanyarwanda navuga ngo bari kubeshywa ibintu bimwe, ugasanga umuntu mwaraje ngo Kazungu yarampamagaye, ngo Kazungu yagize gute. Twibuke ikintu kimwe, Kazungu kugera iyi saha turetse biri mu iperereza, nta mukobwa urajya hagaragara avuga ati yewe Kazungu byagenze gutya. Mu yandi magambo, nta muntu uravuga urashinja Kazungu icyaha, nta n'umuntu uravuga ko yabuze umuntu uretse umukecuru w'Urubavu. Nawe ntago bizwi neza koko niba Kazungu yarapfuye, niba Kazungu yarishe umuhungu we cyangwa umukobwa we. Ikindi, hari umurambo bavuze ko hari imirambo yagiye itabururwa mu cyobo yagendaga bashyiramo, bavuze ko hari ya kera ariko hari n'iya vuba. Dufite laboratoire y'ubumenyi bwa Gihanga, y'ibimenyetso bya Gihanga. Biroroshye ko abantu bagenzura bakavuga ngo uyu muntu ni kanaka. Niba mwibuka ibintu byabaye kuri uriya mugabo wari ufite station ya essence Nyabugogo, akaza kwitaba Imana. Noneho abantu nyuma yo gupfa abantu bakita ngo ni yari papa, abandi ngo yari iki. Haje kubaho baje gutaburura umurambo we kugira ngo bajye gupima barebe koko niba bafitanye isano. Yaramaze igihe kinini apfuye. Ntabwo rero ibintu twashyushyemo, abantu bashyushyemo, sinzi ribiza bigaragaza, kuko niba hari umurambo wari ufite wari mushyashya bataburuye, biroroshye ko bajya kuwupima. Ndetse niya kera biroroshye ko bajya kwipima akavuga ngo isano ry'abantu uyu muntu, kuko izi ndangamuntu zacu tugendana, njyewe nshobora gupfa hariya bagafata umurambo wanjye
bagapima ADN ndetse bakareba no mu banyarwanda bose uretse ko wenda niba bya ariko nk'uko iperereza riri gukorwa kugira ngo hatangwe ubutabera byakorwa kugira ngo barebe ese uyu muntu arafite isano n'abahe bantu ariko nanone umuntu akibaza ngo ese kuki nta muryango wari wajya mu itangazamakuru cyangwa se wari wanavuga uti twabuze abantu Kazungu abantu hicaga yabakuraga hehe ni ikibazo abantu bakwiye kwibaza ikindi hari ibintu abantu bari kugenda babeshywa Kazungu ngo yarafite ngo akazi Dubai yarafite iki iyi ni passport buri munyarwanda udafite diplomatique afite ordinary niyingiye iyi passport ya Kazungu bayisanze mu nzu urumva bayisanze mu nzu basanze mu ngendo yakoraga kwariza yagiye muri Kenya n'ahandi Kazungu ntabwo yigeze abona akazi cyangwa se agiye gukorera Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu kireka niba Kazungu yaragiraga ibindi byangombwa by'ikindi gihugu akaba yajya nko muri Kenya agafata ibyangombwa agakoresha ibyangombwa byo muri Kenya cyangwa se byo mu kindi gihugu nka Uganda numva ngo hari abantu babikoresha byoroshye ngo ni iby'abakongomani akaba yafata indege akagenda mu bindi bihugu akoresheje izo passport zaho ngaho ariko ugende kuri passport y'u Rwanda usanga itarigeze ijya muri zila pays arabe mu Barabu icyakora bavuga ko basanze contrat y'akazi yarafitanye n'Abarabu n'abantu muri Dubai ariko none twibuke ko hari abantu bashakira abantu akazi ko gukora mu ngo guteka kuba aba security izo companies zirahari kandi zigushakira akazi utigeze ujyayo ubishyura amafaranga bakagushakira akazi ugaflying ukagenda uretse ko mu Rwanda ntekereza ko izo company baziciye Kazungu ntabwo bigaragara rero ko yagiye muri pays arabe abantu bari kubeshywa Kazungu ngo yarafite akazi nabo yari ikinyamakuru nabonye niba ari yego cyandika ngo Kazungu ngo yarafite ngishuri ngo yigisha ng'icyongereza ngo muri Uganda ngo biki nibiki ibyo bintu no kubeshya ngiye kuguha ukuri kw'ibintu bya Kazungu byose Kazungu nta kazi kazwi yakoraga ntako ariko yabaga muri iriya nzu kandi bivuga ko ngo yishyurwaga yarimo yishyuzwa ibihumbi bigera ngo muri 700 hari ikintu umuntu yibaza Kazungu iyo nyirinzu yazaga kumwishyuza Kazungu ngo yakuraga mu rugi ngakarugurisha ngo akishyura ngo nyirinzu uretse ko nanone hari ibintu wumva ko biri dramatize ukuntu ese urugi inzu niba ibyo bavuga ari byo inzu ngo bamwishyuraga 700 bivuga ngo inzu yishyuraga 100 kuko bamwishyuzaga amezi 7 muri iriya nzu nuruhe rugi rwari rurimo ushoboraga kugurisha agakuramo 100 ikindi cya kabiri Kazungu nta bantu yavuganaga nabo cyangwa se nta nshuti yagiraga kubera ko birasa naho Kazungu ibintu bye byacanze abantu babikoraga gute yagiraga gute mbere yuko Kazungu afatwa yavuganye n'umuntu ahagana saa 4 n'igice z'ijoro kuri telefone bavugana iminota igera muri 18 ibyo ngiye kuvuga ibyo bavuganye singiye kubivuga ariko bifite aho bihuriye n'ibi bintu ibyo bavuganye kuko dufite MTN bashaka kugenda bakumva ayo majwi Kazungu umuntu yavugananaga nawe icyo gihe ikindi Kazungu ntabwo biriya bintu hari abantu bavuga ngo Kazungu ngo yicaga abantu akabakuramo imitwe akabakuramo inkiko ngo yabikoraga gute ese yabikoraga wenyine ndibuka hari story imwe y'umumama w'Irwamagana yishwe akuwemwo amaso n'umumama yarafite umugabo amaze kugira umugabo baza kugira ibyo batumvikana n'uwo umugabo yari umuzamu akora yakoraga amasuku hano kwa Nyirinkwaya umugabo we
bari banafitanye abana. Noneho ariko umugabo niwe mvuga, umugabo we yakoraga hano kwa Nyirinkwaya, afite umugore baza kugira ibyo batumvikana, umugore aragenda, umugabo azana undi mugore, ndetse azana umugore nawe babana igihe gitoya, aza kumwirukana nanone, azana umukozi wafashaga kurera umwana, abari ugira umugore. Umudamu yaragiye ajya mu kibanza bari baraguze i Rwamagana, agondagondamwe akazu, arubaka, ashyiramo abana batangira kwiga, atangira n'akazi ko guhinga hano hafi ya Rwamagana mu mujyi. Ataramara amezi angahe ahatuye, ngo haje kuza umuntu uri kubaririza izina rya wa mudamu muri quartier. Abantu baranamubona, babona atambuka, ariko ntibamenye ibyo ari byo. Noneho muri icyo gihe imvura yaraguye cyane, abana bagiye ku mashuri, kugeza ubwo abana mu masaha yo kuva ku mashuri saa sita nyine batake baje kurya, ntago baje kubera imvura. Noneho umudamu urumva yarari mu nzu wenyine, abana bagiye ku mashuri ari wenyine, ngo umuntu yarinjiye aramwica, amukuramo amaso, amukuramo amabere, amuca amabere, arangije arayatwara. Noneho arangije ya maraso, urumva yamwisha amaraso ari gutemba, afata ifu y'ubugari yari ihari mu ndobo, ayizungurutsa muri ya maraso, arangije ya indobo yari irimo ifu abari yashyiramo amaso n'amabere, arabitwara. Iyo dosiye ntago mbeshya muri RIB irahari. RIB niyo bagira ngo ndabeshya, iyo dosiye irahari y'umuntu uri Rwamagana. Noneho umubyeyi amaze gupfa, umwana avuye ku ishuri, yaraje asanga mama we ari mu nzu yapfuye. Ko umwana yaba yakinjira abona mu nzu ibintu bisa naho bisandaguye, agiye akomeje mu cyumba cye mama yararagamo, ahita asanga mama waryamye iruhande rw'umuryango. Umwana niwe watabaje, abaturanyi baraza, noneho RIB nayo iraza. RIB kugira ngo bamufate nyine gukora iperereza, baramuhamagaye, bahamagaye umugabo kuri telefone, umudamu muri RIB, umudamu ukora muri RIB mu karere ka Rwamagana, niwe wahamagaye umugabo kuri telefone, aramubwira ngo ese wamenye ibyabaye? Ati reka ntabyo namenye. Ati wamenye ko umugore wawe yapfuye? Umugabo ati ntabyo narinzi. Ati rero washaka kuza? Umugabo ati rero nta mafaranga mfite yo kuza nonaha, ati kireka nje ejo mu gitondo. Noneho yaje umunsi ukurikiye, RIB yaramubwiye ati se wowe urumva waza mu gitondo kandi umudamu wawe yapfuye, urumva bibaho? Yahise ngahamagara ngo baramube bamufasha gushaka itike, aratega ava i Kigali agera i Rwamagana. Ahageze asanga abantu barahari, abantu ni benshi bari aho ngaho, cyakora umurambo bawutwaye. RIB rero niko bamubwiye bati ngwino rero turashaka ko tuvugana, baramutwara bamushyira mu modoka baragenda. Ibyo ngibyo byerekanye ko abantu bica abantu, ushobora kwibaza ngo wowe ushobora kwibaza ngo ese uriya muntu yishe atwara amabere, atwara n'amaso kugira ngo bigende bite? Impamvu yatwaye amabere n'amaso ni ukubera ko ngo amaso ngo iyo bayijyanye kuyapima bahita babona umuntu mwarebanaga, umuntu warebye icyo gihe ari kukwica, umuntu warebye bwa nyuma bahita bamubona. N'ururimi, impamvu abantu benshi, abicanyi benshi baruca, nuko umuntu bahita bumva ibyo yavugaga. Urumva niba umuntu ariko n'urugero niba unzi kame winyica, umuntu ahita yumva ibyo ari byo, umuntu ahita yumva ibintu wavugaga, niba uri kuvuga kame winyica, bahita babyumva. Icyo gihe uwo mugabo byasanzwe ko yajyaga ajya kugura uburozi, byasanzwe ko umugabo yajyaga ajya kugura uburozi, niba ari ubwo kwica abantu, niba ari ubwo kugira gute, ngo niba ari ubwo kugira ngo umugore amukunde, akajya kubugura kwa Sarongo. Iyo dosiye yajemo Sarongo, ariko Sarongo yajemo nk'umuntu
bajyaga bajya kuguraho uburozi gusa kugira ngo abagore bamukunde ibintu nk'ibyo. Ibyo rero nanone birahuza bakavuga ngo ese niba ushaka kuroga umuntu nabyo ubwabyo n'ubwicanyi. Ariko Kazungu nanone abantu bakwibaza ngo ese niba yaricaga abantu imitwe akayikuraho n'impyiko yabitwaragaye. Kazungu niba yarajyaga kubigurisha afite abantu bakoranaga nabo. Uko navuga boda z'u Rwanda, kuko mu Rwanda nta hantu bagurisha imitwe, nta hantu bagurisha ibihimba by'abantu. Niba boda y'u Rwanda umuntu yinjiza urukweto rwa magendo bakamubona, yacapanya bakamubona, yakura inzoga muri Uganda za waragi akagera ku mupaka yenda yaciye panya byaba ari na nijoro bakamurasa, ntabwo wahacana imitwe y'abantu. Ntabwo bishoboka. Ntabwo hacana imitwe y'abantu ngo bizaguhire. Byaba ari ibintu bibiri. Niba Kazungu arakoraga ubwo bucuruzi afite abantu bakoranaga bakamwemera guca ku mupaka atwaye ibyo bintu, cyangwa se akaba ari n'abantu babimutwariraga. Ntabwo yabikoraga mu buryo bw'ubucuruzi. Genda yabikoraga kugira ngo yishimize. Ubundi aba serial killers nandi musoma nimugoroba, aba serial killers usanga icyo bahuriyeho benshi icyo baba bahuriyeho, abenshi 90% ubushakashatsi bugaragaza ko baba ari abagabo, abari igitsina gabo. Icya kabiri, baba banga ababyeyi babo ku rwego rwa nyuma. Ngo umuntu wicana kuriya, navuga ngo aba yanga papa we na mama bitewe nuko yenda hari ibintu bamukoreye bibi akiri umwana, cyangwa se abavandimwe be bamukoreye n'imiryango bamukoreraga akiri umwana. Ikindi, umuntu wicana muri buriya buryo aba yaragerageje kwiyahura inshuro nyinshi. Bivuga ngo aba yarakoze uburyo bwose bushoboka, yakoze uburyo bwose bushoboka ariyahura inshuro nyinshi yanga gupfa. Ese ko nanone birawa byita kwiyahura. Icya gatatu, ikindi bahuriyeho, baba ari abahanga. Baba ari abahanga mu buryo bw'imitekerereze, ndavuga mu buryo bwa IQ. Baba bafite IQ iri hejuru cyane. Ariko mu ishuri ntabwo baba ari abahanga cyane. Mu ishuri nyine baba bayabaye, ariko IQ yo mu buzima busanzwe guplaninga ikintu nka kiriya baba ari abahanga ku rwego rwo hejuru. Biriya bice rero by'imibiri, ngende kuri Kazungu niba yaratwaraga iyo mitwe akajya no kuyigurisha. Ubundi nk'imitwe iyo urebye, nabibonye nari ndimo mbisoma muri Amerika, ngo bagurisha imitwe. Ubundi umutwe nyine yifashishwa n'abaganga bavura izi ndwara z'ihungabana za trauma, kugira ngo barebe izindi techniques, kugira ngo bigireho izindi technique. Barazigura imitwe, barayigura cyane ku buryo umutwe umwe uri hagati y'ibihumbi 6,000 n'ibihumbi 60 by'amadolari. Noneho ubwonko bwo babukuramo nabwo hari icyo babukoresha, n'amaso hari icyo bayakoresha, buri kintu cyose gifite akazi kacyo, barabigurisha. Kazungu aba yarakoraga ubwo bucuruzi, amafaranga bafite nta n'uwayasimbuka. N'umuntu akibaza ngo ese Kazungu barebaga ko nta kazi yakoraga, ubundi konte ze zari zihagaze gute? Bashobora kubireba akavuga bati ese konte z'uyu mugabo mu by'ukuri zari zihagaze zite? Ni bande bamuherezaga amafaranga? Abo bose, kuko byanga bikunda hari abantu bamuherezaga amafaranga, ntabwo arabayeho mu buryo bwo gusenga gusa. Niba Kazungu yari umusiriyo kira mu buryo bugaragara, ndetse navuga ngo muri hari umwicanyi n'ubundi byize bifata mu myaka yo hambere waricaga indaya akagenda akica indaya, abantu bakora umwuga w'uburaya bakaza gatsata za hehe. Kazungu nawe ntekereza ko yari muri uwo mujyo. Ubu yari afite gahunda kwica umuntu wese ukora umwuga w'uburaya mu mujyi wa Kigali rwose. Ngi nabi kuko niba yaragendaga avuga ngo akagenda mu kabari akazana umuntu akamwica gutyo, yari afite gahunda kwica umuntu wese ukora umwuga w'uburaya muri uyu mujyi.
nanone abo bantu Kazungu yagendaga yica nta miryango bagiraga kuryo umuntu yisha umuntu umwe, babiri, batatu, 11 nta muntu urataka ku buryo yenda tuvuga ati habuze umuntu. Muri Busanza nawe umuntu yenda akaba yanabigarura ku nzego zibanze. Yenda umuntu ashobora no kuvuga uti hari uburyo leta zacu ndetse no kwisi hose usanga akenshi cyane ibintu bijyanye n'ubutasi biri ku rwego rwo hejuru cyane. Mu Rwanda ubutasi buri hejuru, ariko cyane usanga navuga ngo ubutasi iyo bigeze ku muntu navuga ngo urwanya ubutegetsi ibyo biboneka kare. Byo nta nubwo bisaba ko kanaka atanga amakuru kuko ubutasi bwacu bwose buri mu kazi. Ariko bigeze kuri ibibazo by'abaturage usanga hakiri mu icyuho. Kubera iki? Navuga ngo aba bayobozi bo hasi ba mudugudu ba mutwara sibo ntabwo barumva neza inshingano zabo, cyangwa se baranazumva ariko ntabwo baziha agaciro cyane, kuko abamutwara sibo baravuga ngo niba leta ivuga ngo umuturage ntabwo agwe gusimbuka inzego, ntabwo nkwiye kujya ku murenge nsimbutse mutwara sibo, nsimbutse w'akagari, nsimbutse umudugudu. None bagafata mudugudu, umuntu araje bwa mbere ati nari mpushijwe mudugudu nta byirukansemo cyane ngo abijyane kuri ribu bigire gute kwa kabiri, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ariko hari ikintu kivuye hejuru. Yenda gitifu umurenge cyame agahamagara ati ndashaka ko mugenda guri. Biriya bintu ntabwo byari kuba byaragejeje kuri buriya buryo. Ahubwo impamvu nuko ari amakuru yaturukaga hasi, bamutwara sibo n'abo mudugudu niba yagaciro, bakaha agaciro gusa ibintu biturutse hejuru. Kandi bo bakibagiza ko bo bari kuri tele bagomba gukurikirana ibintu biri kubera aho ngaho kuri tele nyine mu baturage. Kazungu rero niho yabonye icyo cyuho. Ariko nanone umuntu akibaza ngo ese Kazungu wajyanwaga agafungwa nyuma y'iminsi ngaha agataha, nuko habuze ibimenyetso? Ese kubera iki noneho Kazungu wagendaga abantu bamushinje bati yaragiye kwica abantu, bakamujyana bakamufunga hakabura ibyo bimenyetso, ntihagaragaramo gutitira, ntihagaragaramo kugira gute? Kazungu noneho wari ugiye kwishyuzwa amafaranga, yaje gukonfesinga, yaje kwivuga gute ibigwi ati ngewe nicaga abantu, kandi noneho icyo bari bagiye kumwaka yari amafaranga gusa, nta nubwo yenda yari dosiye yo kwica cyangwa se kuri ibyo ngibyo bamukurikiranyeho. Ubwo bwo batagize bamujyanye bwa mbere ahita avuga ati rwose ntamwicaga, akamugira agiye kwishyuzwa amafaranga. Umuntu aribaza ngo byavuye kuki? Niyo mpamvu urubanza rwa Kazungu abantu benshi barutegerezanyije amatsiko. Azavugamo ibintu byinshi cyane, byinshi cyane. Njye nakurikiranye urubanza rwa Damascene yavugaga ko uriya wishe umuntu muri Kabeza. Yewe nzi umuntu bari bafunganye muri kasho. Damascene avuga ko ari umumajoro. Yavuga ati ngiye nari umumajoro, ati nanjye wigisha, ni nanjye ubungubu, ati ninjye wigishaga ingabo z'u Rwanda. Ati ubungubu, ati nari mfite ayide ebyiri, ati ariko urumva mu gisirikare, ati we yavugaga ko ngo mu gisirikare ngo yakigiyemo ngo kera ngo muri za 90 ngo n'intambara ngo zo za Kongo ya mbere n'iya kabiri ngo yazirwanye, ngo ariko ngo yarafite ngo indangamuntu ebyiri, ngo kubera ko ngo sinzi ngo ibintu byo mu gisirikare ngo niba ngo ikarita yo mu gisirikare ngo ntago ihuye ngo n'amazina n'ibyo bintu yasobanuraga. Ariko none akavuga muri kasho, umuntu bari bafunganye ni wari urimo bitubwira, aravuga ngo none akabivuga muri kasho yenda bari kugira ngo abantu bamutinye. Akavuga ati yari umusirikare, abantu no muri kasho abantu bari bafunganye bamwitaga majoro, bakavuga ati fande. Kandi koko akavuga inkuru z'igisirikare cy'u Rwanda cyane. Yavugaga inkuru z'igisirikare cy'u Rwanda uko cyarasanye, uko byagize gute, ukumva koko ngo ibintu yarabizi.
ariko noneho yabahaga story itandukanye niyo ngewe niyumviye avuga imbere y'abaturage. Damascene ndagira ngo mbumvishe uburyo ki ibi bintu hari uburyo abantu bagenda bahisha amakuru ariko byagera hariye bari kuburanishiriza mu ruhame ugasanga avuze ibintu byinshi abantu batari baniteze. Damascene we yavugaga ko ngo umuntu uko yishe uriya mugabo ngo ubundi ngo Damascene ngo yacuruzaga ibintu ngo by'ingurube ngafite ngo n'icyuzi cy'amafi. Noneho ngakaba arafite umwana, ibyo ndavuga story ye yavugaga muri kasho, ngakaba arafite umukoroneri ntavuze izina ngo yari yarateye umukobwa w'inda. Umukobwa aza kujya muri German nuko ngo yari muteye inda abyara mu Rwanda, ariko aza kujya muri German atwara n'umwana. Noneho Damascene asigara mu Rwanda. Asigaye mu Rwanda asigara nyine nta mugore agira uretse ko abandi yari yarateye amadabiraho. Noneho ngo kora yikundiraga inzoga yaje kujya ku kabari ka wa mugabo. Umukobwa aramukunda. Umudamu ngo ndavuga umudamu wa mugabo ngakaba ari umugabo yari wisazi uburi busy n'amafaranga no gucuruza ariko atarongora umugore we. Umugore aza gukunda Kazungu, aza gukunda Damascene. Aramubwira ati ariko buriya ngewe nawe twakwibera inshuti. Baratangira baba inshuti ngo bakazajya baryamana sangahe zijoro sangahe baryamana. Bari bafite ngakabari, bari bafite lodge bajyaga kuryamaniramo, bari bafite amaroji bajya kuryamaniramo ngo bakishyura 10,000 muri iyo lodge. Rimwe na rimwe umugore akanajya muri lodge imbere Damascene akamusangamo. Noneho umudamu ngo Damascene ko cyari gisore cyagaragara nk'igisore rwose, cyagaragara nk'igisore cyiza kibyibushye gifite imbaraga, ngo cyamurongoraga amasaha 3 akiri ku murongoro. Umudamu rero yumva ibyishimo byo mu biri biramurenze, bapanga kwica rero umugabo. Bapanze kwica umugabo bashaka kugira ngo bamuroge, babanje gukoresha uburozi. Ndetse ngo agurisha, we avuga ko ngo yagurishe ngo moto yari afite ngo yo mu muhanda yatwaraga abagenzi kugira ngo ajye gushaka uburozi muri Tanzania aze bice wa mugabo bamuroze. Aragenda kugeza ubwo ngo muri Tanzania we yavugaga ko ngo yanavuyeyo ngo asa n'uhunze, ko ngo muri Tanzania ngo yagezeyo ngo amaze ngo iminsi mu nkingahe ngo abantu ngo abatanzania ngo batangira kumubona ngo uriya ngo umunyarwanda ngo batangira ngo kuba fishi nawe ngo kugeza ubwo ngo yaje ngo gusha ngo mu bintu ngo by'inkeri ngo bari kumuhiga ngo ni maneko w'u Rwanda. Urumva ibyo nibyo story we yavugaga ari muri kasho ari kubwira abantu. Noneho uburozi bwaranze kugeza ubwo bafashe umuntu baraza ngo bakubita wa mugabo inyundo mu kabari, ariko cyokezo bamukubita inyundo ntiyapfa. Icyo gihe umugabo bakubise inyundo niba itaragiye kurega, ariko ntabwo ari uwo munsi yapfuye. Babonye byanze rero nibwo baje kuvuga ati reka noneho ngo baze gukoresha inzoka nabyo biraga, ngo nibwo noneho bafashe gahunda yo kuza kugenda kumukubita inyundo. Noneho haryamye inshuro 3 umugabo arapfa. Ariko iyo ni story yavugaga ari mu kasho. Ariko noneho ageze mu rubanza ibyo yivugiye mwarabyumvise. Yari umumotari ntabwo yagize umusirikare. Bagirageje kuko ibyo byose niwe wagomba gutanga amafaranga, ni nawe watanze igitekerezo cyo kugira ngo bice umugabo kugira ngo asigarane imitungo ye. Mbese usanga ibintu abantu bavuga bigenda biba bitandukanye. Ariko umuntu akibaza ngo izo nkuru zose uko zigenda ziba abantu bakicwa bakagira gute, kuki habaho attempt ya mbere nk'iyo ngiyo navuga nko kuri uwo mugabo uwo wakabeza attempt ya mbere umugabo yenda ntiyagiye kurega, cyangwa se yagiye kurega babura ibimenyetso. No kuri aba ngaba no kuri aba bakobwa bagiye baba inzirakarengane kuri Kazungu umwicanyi, yenda nabo baburaga ibimenyetso. Ariko nanone ngiye nkavuga ngo niba umuntu aje kurega ku kintu cyo kuvuga ngo kuri icyo cyaha kiba kiremereye, kuko icyaha cy'ubwicanyi ni cyaha kiri ku rwego rwo hejuru, ni cyaha kiri ku rwego rwo hejuru umuntu atareba gutyo gusa. Yanavuga nti abantu bakwiye kuba bareba akavuga bati se
bakaba bakigenza cyane kuko niba hari iriya minsi 70 y'agateganyo umuntu akaba cyangwa se Kazungu yenda natanga cyangwa se Kazungu yenda simbizi yarafite umuntu umukingiye ikibaba ko ari bavuga ngo uretse ko yenda ubutabera bwo mu Rwanda umuntu atabushidikanyaho ariko ari nk'ibihugu umuntu avuga ngo arabeilinga ariko nanone ku cyaha cyo kubeilinga ku cyaha cyo ubwicanyi ese buri abantu barabeilinga uretse ko mu bindi bihugu yenda barabeilinga ariko ku cyaha cyo ubwicanyi ntabwo ntekereza ko babeilinga yenda mu bihugu nka za Kenya ejo bundi hari umuhanzi wishe umukobwa amumanuye rwose kuri etage ahantu bari aramumanura umukobwa arapfa bahita bamujyana rwose binagaragara yamwisha bishaka ariko ageze mu ntuza ageze muri gereza haba hari ubwoko buryo bubiri gufungwa cyangwa se kubeiringwa atanga ayo mafaranga bamuciye 200,000 by'amashiringi arayatanga baramurekura ariko mu Rwanda ntekereza ko atari uko nguko Kazungu rero ni nuko nguko yagiye aca muri humye abantu kuko Kazungu uyu munsi umuntu avuze ngo umufatanyacyaha wasanga izo nzego zirimo wasanga rwose kubera ko impamvu wavuga ngo izo nzego zose zirimo nuko umuntu ntago yabura kuvuga ko habayeho ikintu gisa n'uburangare rwose ntago umuntu yavuga ko habayeho ikintu gisa n'uburangare kuri ubu bwicanyi bw'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu ariko nanone twizera ko ubutabera bw'u Rwanda rwose buzakora akazi hari abantu rero batangiye kugenda bafata ibi bintu batise Kazungu yatumwaga n'abantu atise iyo mirambo hari nk'abantu nabonye ngiye kubwanjye nanihaniza uriya mugabo wa Arikurunana yafashe aga screenshot k'ikinyamakuru Igihe bari bakoze bavuga ngo imirambo yo kwigishiriza abantu mu ishuri ry'ubuvuzi ngo ikibazo gikomeje kuba sinibuka neza ariko ni biri muri yo sense none ahita afata gwa screenshot ka title agashyira kuri Facebook aravuga ngo noneho ngo umuntu watumaga ngo Kazungu ngo kwicanga abo bantu ngo none ngo bigiye ngo kumenyekana ugashaka kubihuza nuko ngo u Rwanda cyangwa se ngo Kazungu ngo yicaga kugira ngo batware ngo iyo mirambo kugenda kwigishirizaho umuntu ku bwanjye nta muntu nta rwego nkurana ninjye ubwanjye ariko nk'umuntu ukunda u Rwanda nakwiya muri ya mugabo njya ndeba ku mbuga ze ku bintu avuga ku rubuga mu bitekerezo atanga ugasanga yibasira cyane ubutegetsi bw'u Rwanda ariko nanone ugasanga nta nyurabwenge irimo none se niba ari imirambo bigishirizaho bakabaye ariyo bigishirizaho bamubwira ngo ayice ayishyire mu cyobo cyangwa ahubwo bamubwira ngo ayice koko ayizane cyangwa se buri munsi aba abantu bapfuye ubu ugiye kwa muganga wabura abantu bapfuye buri munsi ntapfa umuntu kubazana ko ari bo bigishirizaho ni ikibazo kugeza ubwo bica abandi rero navuga ngo ni ibintu abanyarwanda badakwiye guha agaciro abantu bari kugenda buriraho babihuzahuza n'ibintu umuntu atamenya gusa nanone umuntu atatinya kuvuga ko n'ubundi dosiye ya Kazungu izatwara abantu benshi izatwara abantu benshi kubera ko Kazungu nta nubwo n'amazina Kazungu ari ikintu abantu batekereza kwibaza ngo ese abakobwa bavugaga arongora yabakuraga niba hari abantu bavuga ko yabateretaga yagira gute kuko Kazungu aravuga ati n'umusinzi ariko se amafaranga yakuraga ko nta kazi yagiraga yayahabwaga nande amafaranga Kazungu ku mbuga nkoranyambaga nge nagerageje kumushaka ndamubura nkoresheje amazina yose nagiye mbona bagize yiyitaga Teka niba ari babantu biyita andi mazina kuko nko kuri nagiye kubona mbona umuntu kuri Instagram mbona yise Ange Kagame ku rubuga kuri Instagram uwo muntu yise Ange Kagame cyakora postinga amafoto ya Ange Kagame gusa ashyiraho buri foto ya Ange Kagame mu mubyeyi wa Ange Kagame mbese agenda postinga amafoto ya Ange Kagame uwo muntu ntekereza ko babikoze ku buryo bwo kugira ngo agire attention nk'aba bari n'umundi bitanga intama y'Imana iki ariko mu mbabare sorry ntago mbagire muri privacy ni urugero abari kugira ngo umuntu nyine agire mbese nama nickname niko nabyita ariko nanone bura gufata izina ry'umwana w'umukuru w'igihugu ukaryita kuri Instagram
ntekereza ko ataba ari ibintu byiza kuko ushaka uramutse ubikoresheje nabi byakwitwa muri yazina nyine byakwitwa ko ari nyakubahwa Ange Kagame wakoreshaga urwo rubuga ntabwo ari byiza cyeka mbo ibyo nari nitanze urugero cyeka niba Kazungu nayo yitaga muri ayo mazina akaba ari ubwo buryo yakoreshagamo yenda kita muri ayo mazina ariko usanga mu buryo bw'imbuga nkoranyambaga ntaho nta rubuga rukoranyambaga yakoreshaga ukibaza ngo abo bakobwa yajyaga mu kabari agataha atanye umukobwa buruko agiye agataha atanye umukobwa none ukareba iriya nzu yagiye gukodesha ukabona ni inzu koko yakodesha yari yabipanze ni inzu yitaruye arangije apfuka umuryango yinjira akazajya simbuka ese abakobwa yo bazaga bakabona bari gusimbuka batekerezaga iki ibi nanone bikwiye kubera abakobwa isomo bya bindi ngo wansuye wagize gute bikwiye kubabera isomo bikwiye kubabera isomo kubera ko ni ibintu suyu gusu yuno wa kabiri nibaza ko hari undi wabaye yenda hazaza n'abandi ariko nanone inzego yego zirahari polisi irahari gribe irahari ariko ntabwo ziza nanone mu nzu y'umuntu ntabwo ziza ngo niba nzanye umukobwa ngo binjire kereka babonye ninjiranye umwana utujuje imyaka ariko mu gihe nzanye umukobwa w'igikwerere nta muntu uri buze kwinjira ngo ndebe ngo ese nguri gukora iki nguri kugira gute abakobwa nabo hakwiye kuba kabo ko kwirinda niba unagiye ukababwira abantu ati ndagiye ngiye kwa kanaka ugasiga uvuze wabura abantu bakavuga ati yari yagiye kwa kanaka urumva ibi bintu rero ni ibintu bikwiye kuba kubera isoma abantu ariko nanone abaturage nkuko basaba buri wese yakwifuza ko urubanza rwa Kazungu ruzabera mu ruhame kugira ngo twumve byinshi bijyanye n'iki kintu ko Kazungu amakuru ye aracyari hidden gusa ibyo nge nibyo natohoje aramakuru agenda aza ko umuntu agenda yabona no kuzajya umuntu yababwira ariko byanga bikunda har Kazungu baze kureba hari abantu bavuganaga ibyo bintu byose inzego yenda zibirimo ribu n'urwego abantu bizera kandi rukora pe rukora inzego z'u Rwanda buriya utazizara zibarirwa niba nanone ari abantu bakoresha ukuri badashobora kurenganya umuntu wari we wese ni nayo mpamvu ntekereza ko Kazungu yenda muri icyo gibana mufataga bakajya bakamufunga bakongera agataha basangaga nyine nta bintu iyo basanze nta kigufata urataha nta kindi kintu nta zindi manza niyo mpamvu ntekereza ko urwego inzego z'u Rwanda rwose kudosha po kabisa kanda subscribe tuzajye tubana cyangwa se niba wumva nanone bitakunda it's fine